Igitabo Kubaho nka Henoki, igice cya gatatu. Urugo rwa Henoki. Henoki ntiyagendanye n'Imana mu nzozi cyangwa mu bitekerezo gusa, ahubwo bagendanaga mu nshingano ze zose no mu mihati ye yose ya buri munsi. Ntiyigeze aba nyamwigendaho ngo yitandukanye burundu n'abaturanyi be, kuko yari afite umurimo yagombaga gukorera Imana mu bari mu isi, mu muryango no mu mibanire ye n'abantu. Kandi nk'umufasha n'umubyeyi, inshuti n'umwenegihugu, Henoki yari umugaragu w'Uwiteka udatezuka. Umutima we wahamanyaga n'ubushake bw'Imana, kuko abantu babiri ntibajyana batasezeranye. Amosi igice cya gatatu umurongo wa 3. Kandi yakomeje kugendana n'Imana akiranutse kugeza ku myaka 300. Hari abakristo bake bakwiyemeza gukora batyo baramutse bamenye ko bashigaje igihe gito cyo kubaho, cyangwa ko Yesu ari hafi kugaruka. Nyamara uko ibihe byahitaga niko Henoki yarushagaho kwizera no kugira urukundo. Biboneka mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi, paji ya 62. Ntabwo Henoki yagize ubuturo mu banyabyaha. Ntiyatuye i Sodomu ngo atekereze kuyikiza. Henoki n'umuryango we batuye aho ikirere cyari kuba cyiza uko bishoboka kose, kandi mu bihe bitandukanye yajyaga mu batuye isi afite ubutumwa Imana yamuhaye. Inshuro zose yasuraga isi zaramubabazaga. Yabonaga kandi agasobanukirwa iby'ibyaha byasaga n'ibibembe. Nyuma yo kuvuga ubutumwa bwe, buri gihe yasubiranaga mu buturo bwe n'abantu bakiriye imiburo ye. Bamwe muri aba ngaba babaye abaneshi, bapfa mbere y'uko umwuzure uza. Ariko abandi babayeho igihe kirekire mu mibereho yangijwe n'icyaha, ku buryo batabashije kwihanganira gukiranuka. Manuscript ya 42 1900. Igihe ibicumuro bigwiriye mu gihugu, haba ijwi rihora ryumvikana ritanga imiburo n'impuguro, rimeze nk'ijwi rya Loti muri Sodomu. Ariko nubwo bimeze bityo, Loti aba yararinze umuryango we ibibi byinshi iyo adashyira urugo rwe muri uyu mujyi wigometse kandi wanduye. Ibyo Loti n'umuryango we bakoze i Sodomu kugira ngo bafashe abantu b'uwo murwa, bari kubikora niyo baba baratuye mu ntera yitaruye uwo murwa. Henoki yagendanye n'Imana, nyamara ntiyigeze atura mu murwa uwo ari wo wose wandujwe n'ubugizi bwa nabi n'ubugome nk'uko Loti yabigenje i Sodomu. Manuscript release ya 94 1903. Uwiteka naguma muri twe, tuziyumvamo ko turi abagize umuryango wa Kristo wo mu ijuru. Tuzazirikana ko abamarayika batureba, bityo imigenzereze yacu izarangwa n'ubwitonzi no kwihangana. Tuzatunganirizwa kwinjira mu bwami bwo mu ijuru binyuze mu kwitoza kumvira no kubaha Imana. Henoki yagendanye n'Imana. Yubashye Imana mu byo yakoze byose mu mibereho ye. Mu rugo rwe no mu mirimo ye yaribazaga ati, ese ibi bizemerwa n'Imana? Kandi mu kwibuka Imana no gukurikiza inama zayo, yahinduriwe imico, ahinduka umuntu w'Imana ugendera mu nzira Imana yishimira. Uwiteka Nyir'ijuru ni we ugena agaciro nyakuri ka muntu. Niba nta neza agirira mu rugo rwe rwo ku isi, ntakwiriye mu rugo rwo mu ijuru. Niba azagendera mu nzira ze atitaye kubo zitera agahinda, ntabwo azishimira mu ijuru, keretse abashije kuyobora abo mu rugo rwe neza. Urukundo rwa Kristo rukwiriye kugenga imitima yacu. Shakisha Imana umutima umenetse n'umwuka wo kwicuza, bityo uzasabwa n'impuhwe ugirira bagenzi bawe. Uzaba witeguye kongera ku bugwaneza bwa kivandimwe, kugira neza n'urukundo. Izi ntambwe zizatugeza mu ijuru. Review ukwezi kwa kabiri yo kuwa 21/1888. Ingorane ziterwa no kwerekeza inshingano nyinshi Battle-Creek ntabwo zigeze ziba nkeya. Akaga ni kenshi kubera abantu benshi bategereje ko ihinduka ry'ibihe ribaho urwaho rwo kwinjiza amatwara yabo yose ku ruhande rw'ikibi. Iyaba abakorana n'ibigo byacu bose bari baritanze bamaramaje kandi bafite iby'umwuka mu bugingo, bishingikirije ku Mana kuruta ku bushobozi bwabo, hakabayeho ibigo bikungahaye kuruta ibyo tubona ubu. Nyamara mu gihe hariho ukugambirira kuticisha bugufi ngo bizere Imana kandi bayishingikirizeho,
nta kintu na kimwe twakwitega ngo tukizere. Icyo dukeneye kurusha ibindi uyu munsi ni abagabo n'abagore babatijwe na Mwuka Wera w'Imana, abagabo n'abagore bagendana n'Imana nka Henoki. Ntabwo dukeneye abantu bareba hafi ku buryo bazagabanya intera umurimo w'Imana ugezeho aho kuwagura. Ba bantu bafitiye intego ngo iyobokamana ni iyobokamana, ubucuruzi ni ubucuruzi. Dukeneye abantu bareba kure, bashobora kwita ku bihe n'ahantu, abantu bareba impamvu bakareba n'ingaruka zatera. Biboneka mu gitabo Ibihamya by'Itorero, umuzingo wa 5, paji ya 555. Imijyi igomba gukorerwamo umurimo. Miliyoni nyinshi ziba mu midugudu icucitse, zikwiriye kumva ubutumwa bw'abamarayika batatu. Uyu murimo wakabaye waragutse vuba mu myaka mike ishize. Itangiriro ryashyizweho, iryo turishimira Imana. Inyubako z'ibiro byacu ziri kubakwa, kandi abakozi bacu babasha gusura imirwa no gukora umurimo ukiranuka nka Henoki wa kera. Biboneka mu rwibutso n'integuza yo kuri 5, ukwezi kwa karindwi 1906. None hakenewe umurimo ukoranwe umwete. Muri aka kaga nta mbaraga z'imitima yitanze by'igice zizagera ku ntsinzi. Mu murimo wacu wose wo mu mujyi dukwiriye gushakisha abantu bakizwa. Ingamba zifatanywe ubwenge zikwiriye gushyirwaho kugira ngo uwo murimo ukorwe ku bw'inyungu ihebuje kurusha izindi. Uko ubugome burushaho kugwira cyane mu mijyi ikomeye, niko tugomba kuyikoreramo umurimo duturutse mu midugudu mito yo mu nkengero zayo. Uko niko Henoki yakoze umurimo mu minsi ya mbere y'umwuzure, igihe ubugome bwari gikwira mu murwa wose utuwe cyane, kandi urugomo rukigarurira igihugu. Urwibutso n'integuza yo kuwa 27, ukwezi kwa 9, 1906. Umugambi wuzuye ujyanye no kugura umutungo wa Hill Street ntiwigeze unyuzwa imbere yanjye kugeza ku nshuro ya nyuma nasuye Los Angeles. Hanyuma najyanywe kureba uyu mutungo. Nuko ubwo nagendaga ku musozi imbere yawo, numva ijwi nari nsobanukiwe neza. Iryo jwi ryarambwiye riti, aha ni ahantu hakwiriye kugurwa n'ubwoko bw'Imana? Nkwiriye kuba naratunguwe bikomeye. Nyamara ryarambwiye riti, giye kuba naratangaye. Ariko ryarambwiye riti, ntukagire uwo ari we wese ushishikariza gutura aha hantu. Imana irabibujije. Abantu banjye bagomba kuva ahakikije ahantu nk'aha. Aha hantu ni nka Sodomu y'abanyabyaha. Ahantu ibigo byanjye biri hakwiriye kuba itandukaniro. Muve mu mijyi kandi nka Henoki mujye muva aho mutuye kugira ngo muburire abantu bo mu mijyi. Biboneka mu nyandiko zandikishijwe intoki, volume ya 1, paji ya 250. Nk'ubwoko bw'Imana bukomeza amategeko yayo, tugomba kuva mu mijyi nk'uko Henoki yagenzaga. Tugomba gukorera mu mijyi ariko ntituyituremo. Biboneka mu gitabo cy'ivugabutumwa, paji ya 78. Nyemera